Ubuzima ni nk'igiti, uko ugitera neza niko gitanga imbuto nziza. Kora ku buryo ibikorwa byawe biba imbuto abandi bashobora gusarura, ariko wirinde gucika intege mu mwanya utegereje igihe cyo gusarura inyungu zabo. Ubundi wagakwiye kuba umuntu abantu bose bishimira, biyumvamo kandi bigiraho byinshi. Burya mu buzima hari ibanga ryo kuba umuntu wifuzwa na bose kandi wubashywe. Kumenya icyo uvuga n'igihe ukivugira. Gahunda zawe ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bigomba kurindwa, kuko kumenyekanisha buri kintu ukora bishobora kugira ingaruka mbi ku iterambere ryawe no ku buryo abantu bakubona. Erega burya si bose bakwifuriza ibyiza. Mu buzima si buri wese uba ari inshuti yawe. Hari abashobora kuguca intege cyangwa bifuza ko ibyo uteganya gukora bitagerwaho. Iyo abantu bamenye ibyo wateguye, bamwe barabishima abandi bakabigaya. Ariko iyo ucunga gahunda zawe ubikora mu ibanga, ugira umudendezo wo kuzikoraho nta mbaraga z'inyuma zigushyiraho igitutu cyangwa ngo zikwereke ko udashoboye. Niba habaye ikosa mu byo wateguye, bizaguhesha amahoro kuko nta bantu benshi babizi. Ibi bituma habaho gukosora ibintu nta nkomyi, kandi bigatuma udahabwa izina ry'uwateshutse ku ntego ze. Ubundi reka tube abantu batangaje, bajye batwibazaho babura aho baduhera. Icyo tugomba gukora ni iki: tanga amakuru make kandi y'ingirakamaro gusa. Jya ubwira abantu ibyo umaze kugeraho aho kubabwira ibyo ugiye gukora. Irinde gusobanura impamvu z'ibikorwa byawe, ahubwo wige kwerekana inyungu z'ibyo wegerageje. Kuko kubwira abantu gahunda zawe zose ntacyo bitanga, ahubwo byakubuza umutekano. Jya ucunga neza ibyo uvuga, kuko ururimi nirwo rutuma umuntu yubakwa cyangwa asenyuka. Wagakwiye kuba umunyamabanga kandi ukabyina intsinzi y'ibyo wagezeho, kuruta kuvuga ibyo ugitekereza gukora. Kuba umuntu uhora utungura abantu kandi ukababera amayobera bisaba guhindura uburyo witwara, uko utekereza n'uko uganira n'abandi. Ubushobozi bwo kwitwara mu buryo budasanzwe butuma abantu bakubaha, bakagushaka, ariko bakanagucungira hafi kugira ngo bamenye ibanga ryawe. Ntukamenyesha abantu byinshi ku buzima bwawe. Ibanga ni urufunguzo rwo kubaka isura itunguranye. Ikindi kandi, jya uvuga bike ariko ukore byinshi, kuko nibyo bituma abantu bagira amatsiko yo kumenya icyo ugamije. Erega wibuke ko abantu bashimishwa n'iterambere ry'abandi, ariko ntibakabimenye byose mbere y'igihe. Kora ibikorwa bifatika bihindura ubuzima bwawe cyangwa ubw'abandi. Muri make, kuba umuntu uhora atungura abantu bisaba kwitondera ibyo ukora, guca bugufi no gukora ibintu abantu batakekaga. Ugomba kwiga guhitamo igihe cyiza cyo kwerekana impano zawe, kandi ukirinda kuvuga cyangwa kwerekana byose. Ese ba wa muntu witabwaho kurusha uko wibwira abantu. Kubaho nk'umuntu w'amayobera bituma abantu baguhanga amaso, bakaguhora hafi kandi bakagira ishyaka ryo kukumenya uwo uriwe. Gushimwa no kwifuzwa n'abantu ntibiterwa gusa n'uko uri mwiza cyangwa ukomeye, ahubwo biterwa ahanini n'imyitwarire yawe, uko witwara mu bandi n'uko ugira uruhare mu runini mu buzima bwawe. Dore ibintu by'ingenzi ushobora gukora kugira ngo ube umuntu abantu bishimira kumenya ndetse no kuba hafi. Icya mbere, jya wubaha buri wese. Burya abantu barishima iyo bumva bubashywe. Jya ufata buri wese nk'umuntu ufite agaciro, kabone n'ubwo yaba afite intege nke cyangwa afite ibitekerezo bitandukanye n'ibyawe. Wirinde gushinyagurira abandi cyangwa guca intege umuntu mu ruhame. Icya kabiri, ba wa muntu ufite ibanga. Irinde kuvuga byinshi kuri wowe. Ibi bituma abandi bagira amatsiko yo kukumenya kurushaho. Bivuga gusa igihe bikenewe kandi mu buryo bufite akamaro. Mu biganiro byinshi, jya ushyira imbere inyungu z'abandi aho gushyira imbere inyungu zawe. Umva aka kantu: umusaza w'imyaka 80 yicaranye n'umwuzukuru we mu rugo. Barimo kuganira, umusaza yifuzaga kwigisha umwuzukuru we isomo ry'ubuzima. Aramubwira ati: mwana wanjye, mu mutima w'umuntu hari intare ebyiri zirwanira ubuzima bwe. Imwe irangwa n'urukundo, ubumuntu ndetse no kwihangana. Indi irangwa n'ishyari, uburakari n'ubugome. Umwuzukuru arikanga, aramubaza ati: none se ni iyihe itsinda iyo mirwano? Umusaza arebana umutuzo, aramwenyura maze aramusubiza ati: ibyo uhitamo gushyikira mu bitekerezo no mu myitwarire yawe nibyo bigena uko ubuzima bwawe buzaba bumeze. Rero hitamo kugaburira ibyiza imitekerereze yawe. Burya ubuzima ni urugendo rusaba kwitonda, guca bugufi no guharanira kuba umwihariko ku bandi, kuko hari igihe ibanga aricyo gikomeza agaciro kawe. Ariko nanone ntukigere ubaho nk'uwifungiranye. Imenye ubane neza n'abandi kandi ubabere igisubizo aho kuba umutwaro kuri bo. Hari igitekerezo, inyunganizi cyangwa icyo wifuza ko twazaganiraho, byandika muri comment. Wowe ubikoze rero, imigisha, ibyishimo bihore kuri wowe. Ndabakunda.